nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Magana menshi y'abanyabyaha yantoranyije mu ngombe inshuti ye, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Kumusaraba ng'umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu butangaje, byatumye yitangira umunyabyaha. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Namanukiwe n'umwuka w'Imana, anyuzuza mu rukundo rugwiye, yuzuye impundu mu mutima wanjye, abatirisha imbaraga z'ijuru. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, kuko nahabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, kuko nahabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza, nahawe agakiza.
amen, amen, amen. Ni igitangaza, ni igitangaza. Njye munyabyaha nahawe agakiza, ngo mu ijuru iyo umunyabyaha umwe yihannye, mu ijuru haba umunsi mukuru, mu ijuru bavuza impundu iyo umunyabyaha umwe gusa yihannye. Ni igitangaza rero. Muri ayo magana menshi y'abanyabyaha, nanjye Yesu yarantoranyije ngo mbe inshuti ye. Ndashimira Imana kubw'icyo gitangaza Imana yankoreye. Haleluya. Kandi ndashima Imana nawe kubwawe wagiriwe ubuntu bwo kumenya ubwiru bw'Imana, nawe Yesu akagutoranya kugira ngo ube inshuti ye. Nawe utaratera iyo ntambwe, ndagusabira ngo Data akwereke Yesu, umwizere, akubere umwami, akubere umukiza. Ni igitangaza, ni iby'igiciro ko uhishurirwa iby'agakiza, uhishurirwa Yesu, ukamumenya, ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Ni igitangaza. Haleluya. Ndabaramukije rero bene data bakundwa, abavandimwe, inshuti zanjye. Nongeye gushima Imana mu mutima wanjye ko yongeye kutwemerera aka kanya ko kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, kugira ngo dusobanukirwe iby'ubwiru bw'Imana. Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ati ntimutinye mwa mukumbi muto mwe, kuko Data yashimye kubaha ubwami. Ne crains pas, petit troupeau, car mon Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Haleluya. Ibintu by'Imana biraryoshye. Ndabigukumbuje. Ubushize twabonye ko nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Ibihe ntabwo bishobora guhindura imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Kugwa no kubyuka kwawe ntabwo bishobora guhindura imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Icyo ugomba kumenya ni ukumenya ko igihe uguye mu byondo, ugaca bugufi, ukihana, ukatura ibyaha byawe, niyo ukuri kandi niyo kwizerwa, ikiranukira kukubabarira ibyaha byawe no kukweza rwose ikagutunganya. Imana yacu rero ni umubyeyi. Nk'uko umubyeyi agirira impuhwe umwana we, uko niko Imana yacu natwe tugirira impuhwe. Ndetse yaranavuze ngo niba muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, so wo mu ijuru ntazaha umwuka wera abamumusaba. So wo mu ijuru ntazabakorera ibirenze ibyo ababyeyi banyu babakorera. Ababyeyi banyu ni babi, ariko umubyeyi wese ikintu aharanira ni uko umwana we agubwa neza. None se nimba tubikora turi babi, Data wo mu ijuru ukiranuka, Data wo mu ijuru wera, ntazadukorera ibyiza birenze ibyo ababyeyi bacu batwifuriza cyangwa badukorera. Imana yacu ishimwe. Ntago rero ntinda cyane kuri ibyo twize ubushize, ahubwo ndagira ngo mbagezeho irindi jambo ry'Imana Imana yanshyize ku mutima turi gusangire uyu mugoroba. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga z'agakiza. Imbaraga z'agakiza. Nababwiye ko hari amagambo ane y'ingenzi Imana ishaka ko umenya, Imana ishaka ko tumenya. Il y a beaucoup de lois spirituelles, mais il y a 4 lois Imana ishaka kumenya. Amagambo ane y'ingenzi Imana ishaka kumenya.
niyo tuzagenda tuganira ariko mu buryo bugiye butandukanye. Muri ayo magambo ane y'ingenzi Imana ishaka kumenya nifuza ko tuganira uyu munsi, ndifuza ko tuganira imbaraga z'agakiza. Imbaraga z'agakiza ni iki? Agakiza ni iki? Mu magambo ane y'ingenzi twabonye ko ijambo rya kane riratubwira ngo iyo umaze kumenya ko Imana igukunda, iryo ni irya mbere. Imana iragukunda kandi ifitiye imibereho yawe umugambi utangaje. Icya kabiri, kubera ko umuntu ari umunyabyaha, ibyaha byatandukanyije uwo muntu n'Imana, bituma atabasha gushyikira urwo rukundo rw'Imana. Ijambo rya gatatu ni uko Imana yaduhaye Yesu. Irya kane ni uko kubimenya bidahagije, ahubwo tugomba kwihana, twarangiza tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu rero, tuba tubonye agakiza. Nibyo bita kwakira agakiza. Kwakira agakiza ni ukumenya ariya magambo ane y'ingenzi, noneho irya kane ugaca bugufi, ukihana ibyaha byawe, warangiza ukatumira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nk'uko ijambo ryo mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 avuga ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Yesu akomanga ku rugi rw'umutima, buri gihe arakomanga. Iyo wumvise ijwi rye rero ugafungura, ugaca bugufi, ukihana, ukamukingurira urugi rw'umutima wawe, akinjiramo, akubera umwami n'umukiza, akaguha agakiza. Twabonye ko umugambi w'Imana ni uko tubona ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho tububona iyo twakiriye Yesu. Niko Yohana yavuze ngo, ndabibandikiye mwebwe abizeye izina rye ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Agakiza rero ni iki? Agakiza ni ukugira ubugingo buhoraho. Reka dusangire amagambo y'Imana. Ni nayo tugenda dusubiramo tuyasobanura neza mu buryo burambuye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Haravuga ngo, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Agakiza ni ukumenya Imana y'ukuri yonyine, ukamenya ukizera n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo, ukamumenya kandi ukamwizera. Irindi dusoma ni muri Yohana wa mbere igice cya 4 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Haratubwira ngo, iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi, kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Imana yatumye umwana wayo mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze. Muribuka ko twabonye ko mu urukundo rw'Imana, Imana idukunda, Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo rero ari twe twakunze Imana, ahubwo ni Imana yadukunze. Kandi ntabwo ari ukudukunda gusa, ngo yakunze abari mu isi cyane.
itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Irindi tuza gukomeza kuganiraho ni riri muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16. Haravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri bo ninjye w'imbere. Mu magana menshi y'abanyabyaha yarantoranyije, ninjye wa mbere muri bo, ninjye wa mbere, ninjye w'imbere. Ariko icyatumye mbabwira ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri nge uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho twabonye ko ari agakiza, ariko akenshi iyo abantu bumva ubugingo buhoraho, iyo umuntu yakira Yesu, akenshi tubishyira mu gihe kizaza, tubishyira mu buzima bw'iteka, akenshi tubishyira nyuma y'urupfu. Ariko ubugingo buhoraho butangira igihe twihannye tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Ubugingo buhoraho ni ijambo rigari, ni ijambo rigari. Ni ubuzima bw'Imana muri twebwe, ni imbaraga z'Imana muri twebwe. Iyo umuntu avuga ubuzima ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'umubiri, agizwe n'ubugingo, agizwe n'umwuka. Noneho umubiri muzi ko ukenera ubuzima. Hari ibyo bita umubiri ugizwe n'inzungano, amasisiteme. Urwungano twarabyigaga kera mu ishuri. Hari urwungano ngogozi, urwungano rw'amagufa, urwungano rw'imyakura n'ibindi n'ibindi. Noneho izo nzungano zigize umubiri zikeneye kugira ubuzima. Iyo urwaye mu nda ujya kwa muganga bakakuvura. Ni ukuvuga ko ubuzima bwawe buba bwagize ikibazo. Noneho iyo ugiye kwa muganga, muganga arakuvura akaguha umuti. Nimba warwaye ukongera ugakira ukaba muzima. Mu bugingo naho, igice cy'ubugingo twabonye ko ariho haba ubwenge, amarangamutima n'ubushake. Ibyo nabyo bijya birwara. Iyo icyo gice cyafashwe, akenshi nabwo hari abaganga bashinzwe kuvura icyo gice cy'ubugingo. Bari abapsikologe, bari abapsishiyatre, nibo bavura icyo gice cy'ubugingo iyo cyahungabanye. Amarangamutima y'umuntu yahungabanye, nibo bagerageza kugufasha. None igice cya gatatu ni igice cy'umwuka. Icyo gice cy'umwuka rero nicyo nababwiye ko icyo gice cy'umwuka niho imibanire yacu n'Imana ibera. Ni nacyo Imana ishyiramo agakiza kayo. Ariko iyo umuntu amaze kwihana ibyaha akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aba icyaremwe gishya, hanyuma akagira ubugingo buhoraho.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina rye mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ni igihe cya none, mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Iyo mumaze kumenya ko mufite ubugingo buhoraho ni uyu munsi, ntabwo ari ejo cyangwa ejo bundi, ntabwo ari igihe cyashize, ahubwo igihe utangiriye kwakira Yesu, ubuzima, ubugingo bw'Imana buhita buza muri wowe. Iyo bumaze kuza muri wowe rero, ubwo bugingo ntabwo buguma mu mwuka gusa, ahubwo imbaraga z'ubugingo buhoraho, imbaraga z'agakiza zijya mu mubiri wawe, zikajya mu bugingo bwawe, zarangiza zikajya no mu mwuka wawe. Imbaraga z'ubugingo buhoraho, imbaraga z'agakiza zigomba kuba muri wowe wese, umwuka, ubugingo n'umubiri. Ikindi, umwana w'Imana agomba kumenya adashidikanya ko afite ubugingo buhoraho, agomba kumenya adashidikanya ko afite agakiza. Nababwiye ko iyo umuntu, ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo umuntu acumuye, ntabwo isano yacu n'Imana ivaho, ahubwo icyaha cyica imibanire yacu n'Imana. Niyo mpamvu ivuga ngo niwatura ibyaha byawe, Imana ni iy'ukuri, ni iyo kwizerwa, ikiranukira kutweza no kudutunganya rwose. Igihe ucumuye ntabwo bivuga ko Imana yakuretse, ntabwo bivuga ko utakiri umwana w'Imana, ahubwo izo mbaraga z'agakiza ziguma muri wowe, ariko imibanire yawe n'Imana igahungabana. Ariko iyo umaze kwihana, urongera ukagira ubusabane na data na so. Twabonye ko umubyaye umwana akabikirara, ntabwo bikuraho ko uwo mwana ari uwanjye. Natwe rero iyo turumbiye Imana, ntabwo bikuraho ko turi abana b'Imana. Imbaraga z'agakiza, nta kiguzi, nta kintu na kimwe ushobora gutanga kugira ngo ubone agakiza. Ngo ntabwo ari kubw'imirimo yacu, ntabwo ari uko wibombaritse wabaye umuntu mwiza. Oya, twakijijwe kubw'ubuntu, twakijijwe kubwo kwizera Yesu. Yohana 20:31 haravuga ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi ngo nimumwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Abakolosayi 2:13 ho haratubwira ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, maze imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Murumva ko icyaha kirica, ariko imbaraga z'agakiza zirongera zikatuzura, zikatugira bazima. Imbaraga z'agakiza ni ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho, ubugingo bw'Imana, ubuzima bw'Imana burongera bukatuzura, bukatugira bazima iyo tumaze kwihana ibyaha byacu. Niko hano mu Bakolosayi 2:13 hatubwiye. Muri biriya bice bibiri nababwiye, nako bitatu bigize umuntu, abigishwa ba Yesu bigeze kugira impungenge. Noneho Petero avamo abaza ikibazo Yesu, aramubaza ati Yesu, mbese nkatwe ko twasize byose tukagukurikira bizagenda bite? Yesu arababwira ati
ndababwira nkomeje ko igihe ibintu byose bizaba bihinduwe bishya, umwana w'umuntu azicara ku ntebe ya cyami ahabwa ikuzo. Icyo gihe mwebwe mwankurikiye namwe muzicara ku ntebe 12 za cyami, mucira imanza imiryango 12 ya Isiraheli. Umuntu wese wasize amazu cyangwa abavandimwe cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubera njyewe, azahabwa ibiruta ibyo inshuro 100, kandi azahabwa ubugingo buhoraho. Kenshi iyi nzira y'agakiza abantu bagarukira gusa ku mazu n'amasambu n'ibiryo. Kenshi muzumve n'ubuhamya dukunda kuvuga ngo njyewe ngo ubu ngo ndashima Imana ngo yarangaburiye ngo inzara yari yanyishe, ubu ngo umuceri wuzuye mu nzu, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, amazu, amasambu, amafaranga. Ariko imbaraga z'agakiza ntabwo ari ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ukurya no kunywa. Ubwami bw'Imana ni amahoro, ni ibyishimo, ni umunezero, ni ugukiranuka. Ahangaha rero Yesu yaravuze ati ibyo rwose by'amazu n'ibiki muzabikubirwa inshuro 100, ariko mbabikiye ubwami, muzahabwa ubugingo buhoraho. Icyo kintu nicyo twagombye gutindaho. Imbaraga z'agakiza n'ubugingo buhoraho. Ntidutinde cyane ku mazu n'amakanzu n'imiceri n'amasukari, ahubwo ubugingo. Ngo byakumarira iki gutunga iby'isi byose ukabura ubugingo? Urengera ubugingo bwe azabubura, naho ubureka ku bwanjye azongera abubone. Imana idufashe tubashe kumenya, tubashe gusobanukirwa imbaraga z'agakiza, imbaraga z'ubugingo buhoraho. Ni ubuzima bw'Imana, ni imbaraga z'Imana muri twebwe, kandi ntabwo ari mu gihe kizaza, ahubwo ni ubu ngubu. Izo mbaraga z'Imana, ubwo buzima bw'Imana buba muri twebwe, bukorera muri twebwe. Yohana wa mbere 4 haravuze ngo muri Yesu, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yohana igice cya 5:26 ho haravuga ngo kuko nk'uko data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye umwana we ngo abugire nawe. Kuko data afite ubugingo muri we, yabuhaye umwana ngo abugire nawe. Umwana nawe kuko ari muri twebwe, ubugingo bwa data yabushyize muri twebwe. Imana yacu yahozeho, niko Yeremiya avuga ngo ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigizwa n'uburakari bwayo, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Imana yacu yahozeho ibihe byose, kandi ngo isi itigiswa n'umujinya wayo. Ibi bintu rero by'agakiza ni ibintu tugomba kwitondera. Ntabwo ari kuriya twirirwa duceza turi kuririmba, oya. Imana yacu irera kandi igakiranuka, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo utejejwe ntabwo azabona Imana. Ntabwo aka gakiza, ntabwo ubu bugingo Imana yaduhaye tugomba kubukerensa, tugomba kubupfusha ubusa.
iyo tumaze kugira ako gakiza muri twebwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa n'Imana. Iyo agakiza kari muri wowe, gahindura ibitekerezo byawe, gahindura ubushake bwawe, gahindura amarangamutima yawe, gahindura ubuzima bwawe. Muzarebe hari abantu bakira Yesu bari bafite amagara barwaragurika, yamara kwakira Yesu ukabona ibyo bintu biratuje. Kubera iki? Kubera ko Imana ijya hose, ijya mu mubiri, ikajya mu bugingo, ikajya mu mwuka, kandi ngo abamwizeye yabagize ibyaremwe bishya. Duhinduka abana b'Imana kandi duhinduka ibyaremwe bishya. Ni ukuvuga ko ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana buragenda bukaduhindura bashya muri Kristo Yesu. Yohana wa mbere igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 haravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvishe, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Yesu niwe jambo ry'ubugingo. Yesu yaje ari umucyo, kandi ngo uwo mucyo ni ubugingo. Yesu niwe jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona. Uwo ni Yohana wabivugaga. Yohana yabanye na Yesu, yaramubonye, ijambo rye yararyumvishe. Yesu niwe jambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ubugingo. Haleluya, amen. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho, bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yaduhaye umwana wayo, kandi uwo mwana wayo yahozeho kera. Jambo uwo yahozeho kera, kandi jambo uwo niwe bugingo. Mana yanjye, yewe ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Nanjye ndabibabwira kuko uwo jambo naramumenye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya wowe Mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo rero mbabwira, nanjye naramumenye, kandi naramwizeye nk'umwami n'umukiza. Kandi iyo tumaze kumumenya tukamwizera nk'umwami n'umukiza, yaduhaye itegeko. Yaratubwiye ngo nimugende mubwire abandi by'iryo jambo ry'ubugingo. Nanjye rero nibyo ndi kubabwira iby'uwo jambo nanjye niboneye, nanjye nizeye. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo mugire umunezero. Abaroma bo barongera bakatubwira ngo, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 2, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Yesu Kristo ryatubatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Natangiye mbabwira ko turi kwiga imbaraga z'agakiza, imbaraga z'ubugingo buhoraho. Izo mbaraga z'ubugingo buhoraho, ahangaha Pawulo mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 2
yaravuze ngo itegeko ry'ubugingo bwo muri Yesu Kristo ryatubatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Twari abo gucirwaho iteka kuko tutari tubashije kwizera, kuko twari abanyabyaha, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, naho impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Itegeko rero ry'urupfu, kuko twese ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Itegeko ry'urupfu ku munyabyaha ni urupfu. Ariko kubera Yesu Kristo Imana yatanze kugira ngo abari mu isi, abamwizera batarimbuka ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho, ku bakunda Imana, impano y'Imana yaduhaye, kado yaduhaye ni ubugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo buhoraho ni Yesu Kristo. Ufite Yesu Kristo afite ubugingo buhoraho. Amen. Yohana 6:63 haravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ijambo ry'Imana ni umwuka kandi ijambo ry'Imana ni ubugingo. Ijambo ry'Imana ninde? Ijambo ry'Imana ni Kristo. Kristo niwe gakiza kacu, Kristo niwe bugingo bwacu, Kristo niwe mbaraga zacu. Kristo ari muri twebwe mu buryo, umwuka we uri muri twebwe, kandi uwo mwuka ni ubugingo, uwo mwuka ni ubuzima. Ubwo buzima bwavuye ku Mana, Imana ibushyira muri Yesu, Yesu abushyira muri twebwe kubw'umwuka we uri muri twebwe. Amen. Imana yacu ishimwe ko yaduhaye ubugingo, kandi ubwo bugingo ni imbaraga, ni ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ikindi, ubwo bugingo ni imbuto itabora. Iryo jambo ni imbuto itabora. Reka tubirebe muri Petero wa mbere, igice cya 1 umurongo wa 23, ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri bidakomotse ku mbuto ibora, ahubwo ku mbuto itabora, ari ryo jambo rizima kandi rihoraho. Wow! Twabyawe n'ijambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo. Iyo umaze kumva ijambo ry'Imana urizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, uzakizwa, uzabona agakiza, uzabona ubugingo buhoraho. Iryo jambo rero rizanwa no kwizera, ni imbuto, kandi ni imbuto itabora, kandi iryo jambo ni ryo ritubyara. Amen. Iryo jambo ni ryo ritubyara, kandi ni imbuto itabora, ari ryo jambo ry'Imana rizima kandi rihoraho. Ngo ijambo ryanjye ntago rizagenda ubusa, ahubwo nindituma rizagenda risohoza ubushake bwanjye, risohoza icyo naritumye. Dukeneye ijambo ry'Imana. Dukeneye ijambo ry'Imana. Ariko kugira ngo iryo jambo ry'Imana, kuko ari imbuto itabora, ribashe kwera, ribashe kubyara ubuzima, rikeneye umurima mwiza, umurima uteguye, umurima urimo ifumbire, kugira ngo iryo jambo ry'Imana ribashe gukura, ribashe kubyara
ribashe kwera imbuto nyinshi. Dukeneye gutegura imitima yacu kugira ngo iyo mbuto itabora ibashe kubyara umusaruro mu buzima bwacu, kuko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi tubone ubugingo bwinshi. Ubwo bugingo bwinshi rero buri mu ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ni uko rigomba kuba riri mu mutima umeze neza kugira ngo ribashe kwera imbuto nzima. Hano mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 2 aravuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Iyo nta mutima wizera ufite, nta kintu iryo jambo rishobora kukumarira. Ariko iyo ufite umutima wizera, Imana igira gute? Rya jambo risohoza ubushake bwayo mu buzima bwacu. Abaheburayo 11:6 baravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Yakobo akomeza avuga ati mu gice cya 1 umurongo wa 21, ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugira umumaro muri twebwe, ribashe gushyira ubugingo bwinshi muri twebwe, hari condition, nuko tugomba kwiyambura imyanda yose n'ububi bwose, tukabyoza umutima wacu, tukabihinga, tukabirandura, tukabikura mu mitima yacu, hanyuma tukakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri twebwe kugira ngo ubugingo bwacu bubashe gukira. Umutima udatunganyije ubuza ijambo ry'Imana kugira umumaro mu buzima bwacu. Abaroma 15:4, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Ijambo umuntu ashobora kubaho ubuzima, reka mbahe nk'urugero kuri Hana yabagaho. Hana yarasengaga, Hana yaragendaga akajya gutambira Imana ibitambo, agahora asenga, bigera igihe amera nk'umusinzi, ubugumba bumumereye nabi, mukeba we Penina amumereye nabi. Noneho igihe kimwe aragenda, ntabwo yarambirwaga, yarasenze pe. Natwe ubwo buzima tujya tububamo, ugasenga ariko ntagire ikintu na kimwe gihinduka. Noneho ubwo aragenda ajya mu rusengero, amaze kujya mu rusengero, umutambyi Eli aramubwira ati wa mugore uzageza hehe gusinda? Umwana aramusubiza ati ntabwo ari ugusinda, ni umutima washenjaguritse, wuzuye agahinda, wuzuye ibikomere. Nuko uwo mutambyi aramubwira ati genda, Imana iguhe ibyo ushaka. Hana yahise yigendera. Ngo yageze mu rugo, ngo ararya, aranywa, arishima nyine, yakira ijambo ry'Imana. Iryo jambo rivuye mu kanwa k'umugaragu w'Imana Eli, Hana yumvishe ko ari Imana imusubije. Ngo yahise ataha, aragenda, amarira yose arayahanagura, arangije kuyahanagura ngo ararya, aranywa, niko ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ritubwira.
ngo ararya aranywa, arangije mbese atangira kuzura umunezero, atangira kuramya Imana no kuyihimbaza, atangira kuyishima. Niryo rya jambo Yakobo yatubwiye ko tugomba kwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri twebwe kugira ngo ribashe gukiza ubugingo bwacu. Iryo jambo ry'Imana ryasohotse mu kanwa k'umutambyi Eli ryabareye Hana igisubizo, ariko nuko yaryakiranye umutima ukunze. Wa mubabaro wo mu mutima yahise awukuraho, aragenda arateka, aragenda ararya, aragenda ahimbaza Imana. Nuko igihe kigeze ngo ahura n'umugabo we, arasama. Amaze gusama aza kubyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Samweli bisobanura ngo Imana yumva amasengesho. Ariko iyo Hana abyumva akagumana wa muzi wo gusharirira mukeba we, ntabwo Samweli yari kuvuka. Ahubwo noneho yaragiye ahindura imibereho ye. Amaze guhindura imibereho ye, anezererwa Imana. Noneho rya jambo, kuko twabonye ko muri Petero wa mbere iryo jambo ry'Imana ari imbuto itabora, iryo jambo ryabyaye Samweli mu nda ya Hana, ryashyize Samweli mu nda ya Hana. Ariko nuko yari yabanje gukuraho ya myanda yose, wa mubabaro, ka gahinda, wa muzi wo gusharira yaterwaga n'ukuntu uriya mukeba we yahoraga mukoba. Yakobo wa kabiri kuva ku murongo wa 14 haravuga ngo, mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntamuhe icyo umubiri we ukennye, byavura iki? Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye. Hana yaragiye ararya, aranezerwa, ashimira Imana, ariko arangije ajya gusohoza ibyangombwa kugira ngo Samweli yasabye Imana abashe kuvuka. Akenshi hari abarokore turyamanye amasezerano menshi, dufite ijambo twabwiwe n'Imana, ariko tuzi ko tugomba kwicara tuvuge ko Imana ikubwiye iti mwana wanjye nguhaye akazi. Ntabwo Imana izaza no kugusanga mu cyumba cyawe ngo iguhe akazi. Tangira wandike amaretere usaba akazi. Aho Imana yagufunguriye umuryango, izagenda ikore ku mutima w'umushefu aguha akazi. Ariko nuryama uzarinda upfa iryo sezerano ridasohoye. Niho rero ahangaha Yakobo yavuze ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Niba Imana ikubwiye iti nzakujyana muri Amerika cyangwa hehe, nta pasiporo ufite, none se izakunyuza hehe? Genda ushake pasiporo, ibindi zabyikorera. Imana irakubwira, ariko nawe ugomba gutera intambwe yo kugira ngo rya jambo Imana yaguhaye ribe rizima, ribyare umusaruro. Twabonye imbaraga z'agakiza,
imbaraga z'agakiza twabonye ko ni imbaraga z'ubugingo buhoraho, kandi twabonye ko izo mbaraga z'ubugingo buhoraho ziri mu Mana. Iyo Mana yacu nta tangiriro igira, nta n'iherezo igira. Izo mbaraga z'agakiza, izo mbaraga z'ubugingo buhoraho yazishyize muri Yesu Kristo. Imaze kuzishyira muri Yesu Kristo, Yesu Kristo kuko ari muri twebwe, umwuka uri muri twebwe, natwe izo mbaraga z'ubugingo buhoraho, izo mbaraga z'agakiza ziri muri twebwe abamwizeye. Kandi twabonye ko izo mbaraga z'ubugingo buhoraho ni ijambo twabonye ko ari Kristo, kandi twabonye ko ijambo ni iryo bugingo, ni iryo buzima. Kandi twongera kubona ko izo mbaraga z'agakiza, izo mbaraga z'ijambo, izo mbaraga z'ubugingo ni imbuto itabora. Tubona ko iyo mbuto itabora tugomba kuyihinga mu murima muzima, umurima utarimo imyanda, umurima utarimo ibibi, kugira ngo izo mbaraga z'agakiza, izo mbaraga z'ijambo zibashe gutanga ubugingo buhoraho. Kandi twabonye ko ubugingo buhoraho ntabwo ari igihe kizaza gusa nyuma yo gupfa, ahubwo ni ubu ngubu. Ndabibandikiye mwebwe abizeye izina rye, mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. N'uyu munsi, uhereye igihe wakiriye Yesu, ufite ubugingo buhoraho. Ahandi twabonye ko Yesu yabwiye abigishwa be ngo basize ibyabo bakankurikira, ibyo basize nzabibakubira inshuro 100, ariko nzabaha n'ubugingo buhoraho. Mu gakiza harimo ibyo bice bibiri, harimo ibi bice by'ubugingo bwa none, harimo n'igice cy'igihe kizaza. Ariko igifite imbaraga ni icyo gihe nyine cy'ubugingo buhoraho. Ariko byose, byaba iby'igihe cya none, byaba iby'igihe kizaza, ni imbaraga z'ubugingo buhoraho, ni imbaraga z'agakiza. Tubona ko kugira ngo iryo jambo ry'Imana ribyara ubuzima, ribyara ubugingo, ni uko tugomba kugira kwizera gufite imirimo, kuko kwizera kudafite imirimo kuba ari ukwizera gupfuye. Imana yacu rero idufashe, Imana yacu itugirire neza. Imana rero ishimwe, turayishima ku bw'agakiza yaduhaye, turayishima ku bw'imbaraga z'agakiza, turayishima ku bw'imbaraga z'ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza rero wowe utaratera iyo ntambwe kumenya Imana y'ukuri, ukamenya uwo yatumye, kandi ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Nimba utaramwakira, fatanya nanjye gusenga iri sengesho. Mana Data, ndagushimye ko uri Imana yuzuye urukundo, ndagushimye ko uri Imana yuzuye imbabazi, ndagushima ko wadukunze urukundo rwinshi, urukundo ruhoraho, rutuma utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwami, nanjye numvishije ijambo ryawe, ndatsinzwe, nciye bugufi imbere yawe. Mbabarira ibyaha byanjye byose, unyeze untunganye. Mwami Yesu, ndagukeneye, ngwino mu mutima wanjye. Ijambo ryawe ryambwiye ngo nimfungura uzinjira iwanjye dusangire. Ngufunguriye urugi rw'umutima wanjye, ngwino winjira iwanjye Mwami dusangire. Umbabarire ibyaha byanjye byose, umbere umwami, umbere umukiza, umpe ubugingo, imbaraga z'agakiza, imbaraga z'ubugingo buhoraho zibe muri njyewe, zigaragare muri njyewe. Mu izina rya Yesu, nkura mu gitabo cy'urupfu, unshyire mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Ndagushimye ko uri ukuri kandi wo kwizerwa,
ndagushima ko umbabariye ibyaha byanjye byose, ndagushima ko umpaye ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu ukaba unkijije urupfu, amen.